bamuha imiti afatira mu rugo icyumweru, yayirangiza akazaza muri control. Niko byagenze rero. Byararangiye, uwo munsi wa control asubiyeyo babona yarushijeho kuremba, bahita bamuha ibitaro. Amara mu bitaro Kibagabaga icyumweru, aroroherwa, baramusezerera, ariko tuhava bamuhaye transfer yo kujya kubonana n'umuspecialiste w'iby'amaraso CHK. Grace twarabanye mu burwayi bwe, ninjye wamurwajije. Haleluya. Banje gushima Imana kuri uno mugoroba. Shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ko ari Imana nyine, tukaba abantu. Urukundo rwayo nirwo rutubeshejeho, kandi nirwo rukora icyo rushatse cyose kuri twebwe by'inyungu kuri yo. Shimye Imana rero ko inyemereye kubasha kugira icyo mvugira mu iteraniro ringana gutya. Ku munsi nashingiranywe nawe ku itariki 28 z'ukwa 12 mwaka 2008, ubwo bukwe ntabwo nabonye akanya ko guhabwa ijambo nubwo abantu barutaga kumungana gutya, ntikabayeho. Mpamya rero ko ako mbonyemo ijambo ryo kuvugira imbere y'abantu bangana gutya kubwe ari bwo bukwe bw'igiciro buruta ubwo kuri ayo matariki mbabwiye. Kubwo umufasha wanjye mu myaka twabanye, twari tumaranye isaga, ubwirajya ababara neza nimukurikirana murasanga mu kwa 12 kuri izo tariki za 28 z'uyu mwaka twari kuzaba tumaranye imyaka 15. No kuri kose nta mugayo muziho ko mufasha wanjye. Twagize umugisha rero wo kubyarana abana. Fura yacu n'uyu nguyu yitwa Mucyo Arani, agakurikirwa n'uyu nguyu Byishimo Arsene, agakurikirwa na Mugisha Aruna, bagaherukwa n'uyu mukobwa witwa Ineza Ariera Nice. Shimye Imana ko muri icyo gihe twabanye yaduhaye urubyaro rw'ibitsina byombi. Twumva tunyuzwe n'uwo muryango mugari iduhaye. Twari tunejejwe cyane no kuzasazana nawe, aba bana tukabashingira turi kumwe, tukaba mu birori byabo turi kumwe. Mu myaka twabanye yose mbabwije ukuri, nta wundi mugore nashatse ngo wenda musumbishe abandi, ariko mu myaka itari mike yamaze ku isi mbere yuko dushakana nabaye mu muryango, nagize inshuti z'imiryango zubatse, imibanire y'abandi batandukanye, hari amakuru nari ngiye nyafiteho, ariko kuri we yari umugore w'icyitegererezo, umugore ucisha make, umugore ufite indangagaciro z'ubunyarwandakazi, kandi akagira n'indangagaciro z'umukirisitu uhamye. Ibyo bikubiyemo byinshi mu by'ingenzi navuga kuri we. Mu mibanire yacu nk'umuryango twabanye n'ubundi turi abakirisitu, ari umukirisitu, ariko ngira umugisha andusha ireme mu gakiza ubwo nari narakamutanzemo. Cyo navuga yacaga bugufi kandi akanyurwa n'ubuzima abayemo mu bika bitandukanye tubamo hano ku isi, ariko ubuzima bwose twagiye ducanamo
yabwakiraga uko buri, akumva amunyuze, akanyurwa n'icyo, ntago yishyiraga hejuru, ntago yajyaga yifuza iby'ikirenga kuri we. Navuga mu ncamake za wa mugani w'Abanyarwanda ngo yanyurwaga manuma. Akariko kose, icyo ari cyo cyose yanyurwaga nuko kiri. Nicyo namushimiraga, nicyo namukundiraga by'umwihariko. Hari n'ibyo nabonaga yemeye njyewe numva ntashobora, ariko kubera ko abyemeye nanjye nkumva nta soni binteye, tugakomezanya muri ubwo buzima. Yambereye umugore uganduka mu buryo bwose mu muryango yashatsemo, ankundira umuryango, ntasuzugure, ntagirane amakimbirane nk'ayo njya numva. Mfite bashiki banjye, mfite na barumuna banjye, ariko mbabwije ukuri yankundiraga umuryango. Na mama umbyara akiriho agakundana na mabukwe ku buryo yarinze, ariwe mama yarinze nawe ava mu mubiri amwita umukobwa we. Nubwo yari yarabyaye afite abakobwa, ariko yamusumbishaga abakobwa yabyaye, kubw'uko yamugandukiraga akamwubaha kandi akamukunda muri byose. Ibyo ni ukuri kutabeshya. Nagize umugisha wo kumushaka mu muryango w'inshuti z'iwacu, tuvuka hamwe mu murenge umwe, imiryango yari iziranye mu buryo bwose. Ubuto bwiwe nari mbuzi, ubukumi bwe nari mbuzi, namurambagije mu muryango muzi neza muri ubwo buryo. N'umuryango we wemera kumunshingira kubera uko nabo bari banzi, kuko ni nk'ababyeyi, ntago watandukanye isano rya kure ryari hagati yacu, yari imiryango gutya. Ibyo rero byatumye tubana mu mahoro mu gihe twamaranye, Imana yashimye. Mu by'ukuri rero ndashe ku ntego ikiduteranyirije ahangaha, duteranye hano kubwo kwibuka bimwe muri ayo mateka yamuranze, kuko atagihari ngo abyivugire. Yabaye umugore w'intwari muri byose nk'uko nabivuze, kandi mu kubaho kwe ntabwo yigeze arwaragurika habe n'iri na rimwe. Muri iyo myaka twamaranye yajyaga kwa muganga agiye kubyara nk'abandi babyeyi, iminsi igenwa agataha. Muri uku kwezi kwa karindwi kuri 26 z'ukwa munani, nibwo bwa mbere umugore wanjye yari arwaye akajya kwa muganga. Muri iyo myaka twari tumaranye, yafashwe n'uburwayi rero turi kumwe. Twagiye kwa muganga yiyumvamo ibimenyetso nk'ibya malariya, numva byoroshye, tugenda twumva ko ari buhabwe kwariteme tugataha. Yemwe ajya kurwara kuri uwo munsi, navuye mu kazi nsanga yarwaranye n'abana bose, nsanga barembye barwaye bose uko mubabona. Noneho ndavuga ese ni ibiki? Mbabaza niba nta hantu bariye cyangwa se mu byo bariye nta burangare bagize bakaba bahumanijwe, ko nibwo bwa mbere byari bibaye. Gutaha ugasanga umuryango wose barembye. Ubwo mbabwiye ni mu gitondo ndabashorera mwese tujye kwa muganga. Niko byagenze, twavuye hano tujya kuri centre de santé y'Iremera. Noneho ko mubona ari benshi barateze, ndababwira duhurire Kimironko. Ari nazindukiye mu kazi, mfata abana mbagezayo, nawe ngaruka inyuma ndamudeplasa tugerayo. Bari barwaye mu buryo butandukanye, ku buryo byasabye nyine ko ajya kwivuza ukwe, n'abandi bari barwaye mu bundi buryo, nkabajyana muri serivisi zigendanye n'ikibazo bari bafite. Noneho we bamugezeho babona ararembye, bamubwira ko arembye cyane, bamusaba guhita yihuta akajya
bamumenyesha ko bamuhaye transfer akihuta akajya Kibagabaga. Nsigarana n'aba bana, mpamagara umumotari mubyara wanjye araza aramudepoza mugeza Kibagabaga kwa muganga. Nanjye nsigarana n'abana ndabavuza, mbazana mu rugo, mbagejeje mu rugo subirayo kujya kumuzana. Bamuha imiti, baramusuzuma, bamumenyesha uburwayi afite. Bari barasanze afite ikibazo, ibimenyetso byagaragaraga ku burwayi bwe, yari afite ikibazo cy'amaraso make mu mubiri. Bamuha imiti afatira mu rugo icyumweru, yayirangiza akazaza muri control. Niko byagenze rero. Byararangiye, uwo munsi wa control asubiyeyo babona yarushijeho kuremba, bahita bamuha ibitaro. Amara mu bitaro Kibagabaga icyumweru, aroroherwa, baramusezerera, ariko tuhava bamuhaye transfer yo kujya kubonana n'umuspecialiste w'iby'amaraso CHK kugira ngo basuzume barebe icyaba gitera icyo kibazo yari yagize cyo kubura amaraso mu mubiri we. Twakurikiranye rero rendezvous yaho ntiyoroshye, twayibonye mu bihe bijya kungana n'ibyumweru bibiri, ni icyumweru kimwe turi hano mu rugo. Ku itariki 26 z'ukwa munani nibwo twabonanye na dogiteri wagombaga gukurikirana ikibazo cyiwe. Tugiye uwo munsi tugenda nabwo atameze neza, yarushijeho kuremba, ku buryo byabaye ngombwa ko tudataha, ahubwo yahise ajya mu bitaro byaho CHK. Mu burwayi bwe ntabwo yagaragaraga nk'indembe yo kwiheba, ku buryo hari igihe urwaza umuntu ushingiye uko ameze ugatakaza ibyiringiro ukumva ko ntawe uhari. Yarwaranye gukomera kudasanzwe, umunsi ku wundi nkumva niteguye ko turi busezererwe tugataha. Umunsi mbyiteze ko ahari hakageze ko dutaha, uwo munsi akaba ari wowe yongera gusubira ku bipimo byo hasi akaremba, bituma dutindayo kugeza ku gihe cy'ibyumweru 3 birengaho iminsi 2. Biba ngombwa rero mu bipimo bafashe, mu bizamini bamukoreye byose, bamuvura kubw'ikibazo basanze cy'uburwayi bwe, batumenyesha ko tugomba kwimukira mu bitaro bifite ubushobozi bwo kuba bwavura iyo ndwara bari babonye. Badutransfera mu bitaro by'i Kanombe. Twabigezemo ku cyumweru rero mu ijoro ryabyo mu masaa 5 za nijoro nibwo twari tugeze i Kanombe. Abaganga baramwakira, batangira kumwitaho nkuko biri mu nshingano zabo, bamufata ibizamini, bamukorera byose ubona bikwiye byari bikenewe kakorerwa. Ubona araho ari umurwayi ukomeye, ntago yararembye mu buryo bw'umubiri bugaragara ko muri iyo minsi yose yamaze yari wa murwayi wikura ku gitanda agakorera bya bindi byose ahabugenewe atari mu buriri bwe. Urumva ko ibyo byari ibirango bitanga icyizere cy'umurwayi ukomeye waha amahirwe yo gukira agasubira mu rugo. N'iryo joro tugeze mu bitaro i Kanombe niko byagenze. Hanyuma rero bamukorera byose, dutungurwa no kubona mu rukerera rwo kuwa mbere bw'iryo joro twarayemo, dutungurwa no kubona umwuka yari afite uhagaze burundu. Abaganga baraza baramusuzuma byose, nuko batumenyesha ko umurwayi wacu hatabayeho amahirwe y'uko ubuzima bwe bukomeje ko burangiriye aho ngaho. Muri make rero cyangwa menshi navuze, yarwaranye ibyiringiro bikomeye. Akoresheje ibishoboka byose mu mbaraga n'ubushobozi bwanjye ari n'inshuti
n'umuryango mugari mbarizwamo ari wo wa korali Elayono, byashobokaga byose kugira ngo ubuzima bwe tububungabunge tumubone ari muzima, twarabikoze. N'umuryango n'inshuti ba bugufi turi kumwe muri ubwo buryo. Muri icyo cyumweru cyose kibanziriza ko ataha, niryo sumbwe ku rupfu rw'umukiranutsi cyangwa ku rupfu rw'uwizera n'abatizera, nuko turwarana ibyiringiro n'amakuru yizewe ku rugendo rw'aho twerekera. Icyo cyumweru rero twari tugifitemo amakuru yuko ari umugenzi ugomba kwimurwa mu mubabaro wo mu isi akajya aho atazongera kubabara ukundi nk'uko yari ababaye mu gihe yari arwayemo. Ayo makuru yemwe yabanje kunsharirira, ariko ibimenyetso bihamya ko ari ay'ukuri ntakuka nari mbifite, niyo mpamvu nkomeye kugeza n'uyu munsi wa none. Kandi nawe ibyo byiringiro yarabigize, n'umutima urateguzwa, amakuru yizewe arayamenya, icyo gukora gikwiye nk'umugenzi kirakorwa, aragikora. Ategurwa neza, atunganywa neza. Iminsi yamaze yari yo kugira ngo atunganywe kugera ku kigero cyuzuye, akazagenda nta mugayo n'uyu na muke n'urubanza rumuriho. Hagaze aha ndi umuhamya ubahamiriza ko ibyiringiro by'aheza yagiye ari iby'ukuri kuzuye, kandi ko nitugira umugisha wo gukomeza inzira nziza twatangiye tubifashijwemo n'Imana, ibyiringiro byo kumubona birahari, tuzongera tumubone. Ariko ndabamenyesha ko yasinziriye, igihe cy'umuzuko w'abizera nikigera azakanguka twongere kumubona. Niryo shimwe mfite rero mu mutima. Hari igihe urwaza umuntu akageza ku iherezo ryo kugenda, ugasigara uhagaze umutima wibaza aho yagiye. Ariko ndabamenyesha ukuri kuzuye ko uwari umufasha wanjye Tuyisenge Grace yagiye aheza Imana yateguriye abakunzi bayo kuzajya. Ibyo byiringiro ndabifite byuzuye. Naramurwaje muri iyo minsi yose yabaye kwa muganga, nahagaritse akazi nakoraga, nta kandi kazi nakoze katara ko kumuba hafi, kumurwaza kugeza ku munota wa nyuma. Ndi kumwe n'umuryango n'inshuti n'abavandimwe. Ndi umuhamya rero ku burwayi bwe ntiyacitse intege, ntiyagize ate, mu buryo bwose yaragwije imbaraga z'umutima n'ibyiringiro byuzuye ko naho yakimurwa. Twajyaga tuganira nkamubwira nti, nkamubaza bimwe mu nzozi wose yarose uko byaba biri, kanabimubwira mu rwego rwo kugira ngo numve ko ashiritse ubwoba ko naho byashoboka ko yinjira mu rupfu atarutinye. Niryo rembo Imana yatugeneye twese uko turi aha hafi ya twese tuzapfa. Twese tuzapfa, niyo nzira igikuru n'icyo umuntu yakibaza n'icyo gutekereza ngo mbese uwo munsi wanjye nugera nzajya hehe? Banjye aho nzajya harizewe, ndahazi, mafitiye amakuru yizewe. Ndabamenyesha ukuri ko rero twaramukundaga, ntabwo nibwiraga ko niri na rimwe ntabwo nabitekerezaga ko natandukana nawe mu gihe nk'icyo ntandukaniyemo nawe, ko ntabwo nari narigeze nanabirota no mu nzozi pe. Twumvaga urugendo rw'ubuzima tubukomeje tukazasazana pe. Nicyo cyizere niko nibwiraga nk'umuntu, nshingiye uko tubanye,
nta gutandukana kundi kutari uko urupfu nateganyaga nanatekerezaga muri jyewe, numvaga ko tuzagumana iteka. Ariko ibyo dutekereza bihabanye cyane, biri kure cyane y'ibyo Imana yibwira kuri twebwe. Niyo mpamvu yakoze icyo yashatse yagambiriye kuri we, ntatekerezaga gihabanye wenda n'ubushake bw'umwana w'umuntu, ariko ku Mana nzi ko ari inyungu. Nta muntu ndumva mu kiriyo bamuvuga nabi. Mu byo nabashije kubamo byose ntawe nigeze numva bavuga mu ruhame gutya bati yari gica mu buryo ubu n'ubu. Bivuze ngo uwagiye wese avugwa neza. Ariko ndabahamiriza ukuri ko umufasha wanjye uko muvuga ariko yarari, ibihamya nk'umuryango n'inshuti n'abaturanyi babishimangira. Niyo mpamvu rero ntafite kuhungabanwa n'urupfu, kuko namenye iki ijambo ry'Imana ruvugaho kubizera. Igisigaye rero nisabira Imana ni ukumpa imbaraga z'umutima. Ntago niyumvaga ko bishoboka ko naba mu ruhando rw'abapfakare, niko babita abagabo babuze gore. Ntago niyumvishaga ko nazaba muri urwo ruhando. Muri icyo gitabo nta cyandikwamo habe na gatoya, nshingiye ku mibanire yanjye n'umufasha n'ubuzima bwe buzira umuze narinzi kuva twakabana. Ariko Imana mbamenyeshe ko nayo ntabwo ikunda ibibi. Niyo yamuremye, namubonye akuze uko yabayeho sinkuzi. Niyo yamuremye imukunze kundusha, iramwisubiza iramutwara. Ubwo yabigenje icyo rero, yabishimye icyo, ifite icyo yabikoreye, ifite nuko izabigenza. Najyaga ngira agahinda, hari igihe mu muryango murabizi habamo umwana wenda ukubaganya ukuntu, nkavuge nishingiye ku mafuti yawe, Imana ishimwe kurerwa na mama wawe. N'ibintu ukoze urerwa na mukaso simbizi pe, ni ntago mbizi. Nkajya nsenga Imana twahugurana bikarangira, ariko ntabwo natekerezaga ko umufasha wanjye twatandukana mu gihe nk'icyo dutandukanyemo. Urabibona nsigiye abana bakiri batoya, umukuru n'uyu agujije imyaka 13, mutoya nawe ari hafi kuzuza 6. Ariko niyibigena icyo yateguye, icyo yagennye, nta kindi twarenzaho uretse kubyakira gutyo. Nkaba mbashimiye rero by'umwihariko, nsoje mbashimira mwebwe mwese, inshuti ze, imiryango, abo babanye mu murimo w'Imana, ko mutigeze muhema kutugaragariza urukundo n'umubabaro mutejwe no kumva na inkuru y'uburwayi bwe. Ndabashimira cyane by'umwihariko mu mbaga y'abateraniye hano. Imiryango ngira ni ibiri: umuryango nashatsemo n'umuryango koreramo umurimo w'Imana. Niwo muryango mugari cyane nabaratira, ariwo wa korali yitwa Elayon, ikorera umurimo w'Imana kuri ADPR i Remera. Bababaranye nanjye kuva ku ntangiriro y'uburwayi bw'umufasha wanjye kugera ku rwego bakimenya ayo makuru kuko arwaye, bishingiye kumugemurira uhereye ku munsi yinjiriye mu bitaro kugeza abisohotsemo. Bitanga mu buryo ntarondora, bigaragaza urukundo rw'ukuri. Nyirangashimira umuryango nashatsemo, baramubanje, nibo babyeyi banje ku mpande zombi. Ariko uruhande rw'umubiri habo nibo bari barambereye ababyeyi ku mpande zose, nibo nisangamo.
by'akarusho noneho bakaba ari bo nashatsemo, niyo mpamvu nabo bambaye hafi uko bishoboka kose muri urwo rugamba kuva rugitangira kugeza ku munota wa nyuma. By'umwihariko murumuna we twamurwaranije witwa Rusariyera. Uyu ni murumuna we umukurikira bwa gatatu, ariko ndagira ngo mubashimire by'umwihariko ko yambereye intwari kuva twinjira mu bitaro kugeza tumubuze turi kumwe. Ntabwo yigeze yiganda, ntiyacitse intege, ntiyagize gute. Yamurwaje bwihariye. Hari umurwayi urwazwa n'umuntu akumva acitse intege akananirwa mu buryo runaka, atari ukunanizwa n'akazi ari gukora, no mu buryo bw'umutima ukabona ntabishaka, hari ibimubangamiye. Ariko nagira ngo mubashimire ko atigeze yijanda n'iri na rimwe, tukamukarabyanya tugafatanya kumwambika muri byose. Ndagira ngo mumonongere ibiganza mu musabire umugisha ku Mana. Yambereye intwari rero muri byose kuva bitangiye kugeza ku munota wa nyuma. Niwe twabanye muri urwo rugamba. Akenshi abagiye baboneka bazaga nk'abunganizi kuri twebwe nk'abaturuhura. Abamfashije kumurwazamo bose, umukobwa witwa Neza Konsole, umuririmbyi wo muri korale Rayono, nawe musabiye umugisha muri iki gitaramo. Kubona umuntu mudafitanye isano ry'umubiri yitangira kukurwariza umurwayi kabana nawe mumusabire umugisha ku Mana. Mana imuhe umugisha. Na Orestine, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Na Mama Kendra, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Abitangiye kuturuhura bati nimuruhuke, iri joro ni iryacu, uyu munsi ni uwacu, bakabyigomwa muri ubwo buryo. Imana ibahe umugisha cyane. Tante Mama Eliya nawe araza kugeza igihe cye cyo kwivugira, nawe Imana imuhe umugisha. Muri make rero ndagira ngo mbashimire ubutwari bw'umudamu wanjye tubanye akiriho, anarwaye, yarwaye gitwari, nta kwiheba, nta kwiganyira. Yaratinyutse rwose akambwira ati bibaye ngombwa ko iri ari ryo gari Imana yangeneye, naryurirana umunezero mwinshi cyane, nta kibazo. Igihe cye cyarageze arabimenya, antumaho abana ati mbasuhuze mbasezereho, nkajya njyana umwe uyu munsi, ejo nkasubiza yundi, bose bigenda neza, umutima we uraruhuka. Ikibazo gisigaranye twebwe abasigaye tutakireba, tuzakumbura imirimo ye, tuzakumbura ubutwari bwe muri twe. Hari byinshi cyane bizadutera kumukumbura mu buzima bwacu tutazibagirwa, ariko ntiduhagaritse imitima nk'abatakaje ibyiringiro byo kutazamubona. Twizeye tudashidikanya ko natwe igihe cyacu nikigera tuzamubona, turabyizeye cyane. Yagiye aheza rero, ariho mu ijuru Imana yateguriye abakunzi bayo bose, ko yari umukirisitu, yagiye gikirisitu, atunganya inzira ze. Icyo yari akwiye gukora yagombaga gukora mu gihe cye, iminsi ye ntayamupfiriye ubusa. Imana imuhe iruhuko ridashira. Bamwe mu bana rero hari uwumva yabasha kuvuga nk'uko mvuze, wagira icyo avuga. Ntabyo wabasha ntacyo wavuga. Imbaraga z'urupfu ni ukuzikora nyine, si bose bagira ubwo butwara, ariko nabo babaye abana b'intwari. Mu gihe cyose muri uko kwezi kurenga bamaze mu rugo, ngo mukomere. Imana ishimwe.
imbaraga z'urupfu zidukoraho nyine rikaka, ariko nta kundi ntirumenyerwa, kugira imbaraga nyinshi ku mubiri wacu, ariko ibyiringiro turabifite. Budasanzwe muri icyo gihe nyina yaradahari barabibona, ariko bagumana indangagaciro, barakomeye kuva muri ayo mateka. Sinibwiraga uko bazabyakira niba byumva, ariko n'ubu mbonye amarira yabo. Sawa, wabasha kugira icyo uvuga? Ndimwe be duhereye kuri uyu rusi akomerezeho n'abandi bavandimwe be bifuza kuvuga Tuyisenge baze gukurikira bavuge. Parusi nkaba mvukana na Tuyisenge Grace, ndi murumuna we mukurikira bwa kane. Turi abakobwa bane, ari ngiye bucura mu bakobwa. Ntabwo narenza ngo Grace twarabanye mu burwayi bwe, ni njye wamurwajije. Abaturage bo mu isibo ya 8 n'iya 7, n'umuyobozi w'imwe muyo twari dutuyemo twa Musafiri, sinzi niba hari, ariko abahari ubaturanyi duturanye bamunshimirire by'umwihariko. Grace yabanye neza n'abaturanyi nabo bo mu isibo yose dutuyemo. Nta muturage n'uyu n'umwe wawo utaragemuriye Grace, kandi benshi muri bo banamugezeho ku gitanda yari aryamyeho. Ndabashimira rero ubupfura n'ubutwari nababonanye, nabo tutari tuziranye mu buryo bwo guhura ngo tuganire. Natunguwe no kubabona badusanga kwa muganga, n'abatabashije kuza ingemu yabo ikatugeraho tukayibona. Imana ibambere umugisha. Ubwo butwari nabwo ndabukesha umufasha wanjye, yambanira nabi nta muturanyi nari kubona muri ibyo bihe. Yaba umugore mu buvugwa nabi muri karitsiye nta numwe nari kubona, ariko kubw'ubutwari bwe, kubw'ubupfura bwe, izo sibo zombi ko duturanye, abazituye bose twarababonye muri icyo gihe. Ubwo ni ubutwari budasanzwe rero, mpamya ko nabwo buri mu byamuhesheje amakamba. Imana ibahe umugisha, bahe umugisha cyane. Arabona akatura mu mazina by'umwihariko, ariko ndabashimiye abaturanyi banjye duturanye ko bambereye intwari, kandi nkabona ko bafite umurava, bafite urukundo rwivugira atari mu magambo gusa. Narabibonye mu izina rya bose ndabashimiye, ab'Imana ibambere umugisha. Kongera ngashimira itorero ryatubaye hafi mu buryo bwose dukoreramo umurimo w'Imana. Hari delegasiyo yoherejwe twarayibonye, yari ihagarariwe na mwarimu
Gilbert, hari abaje by'umwihariko groupe worship team yakoreragamo umurimo w'Imana, twarababonye ubutwari bwanyu, twarabubonye. Imana ibahe umugisha kandi ntimucogore gukora neza, kuko ingororano zanyu ni nyinshi mu ijuru zirahari. Imana ibahe umugisha rero muri byose, kwara ukuvuga bigwi n'ubuhamya bwe n'ubutwari bwe bwa nyuma. Ejo tuzamuherekeza bwa nyuma, mbashimira namwe mwose mwigomwe imigoroba yanyu mukaza kubana natwe. Ibyo nabyo biri mu bimwe mu byaduhaye imbaraga, bigatuma tudacika intege ngo duhagarare imbere yanyu tubura icyo kuvuga. Iyo tuba twenyine ntacyo twari gukora, ariko kuko tubafite, kuko twababonye muri byose, niyo mpamvu shize amanga yo kugira icyo mvugira imbere yanyu. Imana ibahe umugisha, turakomezanyize n'ejo nitusozanye icyo kivi tukacyusanya, mbabona gutya nzarushaho gukomera. Imana ibamere umugisha. Murakoze.